Umugora mwiza abakunzi ba 95.5 radio Nyagatare isaha saa 3 zimaje kurengaho iminota 3 n'amasaha meza kumva radio Nyagatare ubundi kumva amakuru menshi meza agezwe muri sport twagutegure ni Sunday Sport ngiye gusuza ni Rumenera Inuma Maxime Jino Kizgenza ati nabonye ibaruwa ya mpama inera inimba imbwira uti muhungu wanjye ndagukunda uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abamama cyangwa se abagore muri rusange. Ufite mama wawe ugifite ayo mahirwe yo kuba muri kumwe imubwire ati mama ndagukunda kuba ndi ku isi ahangeze na wundi mbikesha usibye urukundo n'ubuntu bwawe. Natwe rero abamama aho bari hose mu gihugu mu bice bitandukanye turabwiye ngo uno munsi nubwo uri muragana ku musozo ariko mu by'ukuri abana mwabyiriye cyangwa se abo mwibarutse bose turahaturemye kandi tubashimiye urukundo rwiza mwatugaragarije. Ni Sunday Sport rero ituzinduye n'amakuru y'imikino menshi cyane turaza kuza guhera muri Rwanda Premier League. Equipe zo mu karere ka Rubavu zakoze agashya na equipe ya Marine ku munsi w'ejo bajyaga bavuga ngo ihene yariye mucoma cyangwa se yishe mucoma ariko Marine nayo yagize gutya ikora mu bwanwa. Equipe ya APR Football Club ati nubwo turi ba petit frere ariko twabanze ibitego biri nubwo mwabigomba ariko ntabwo twemera uburyo mwabigomboyemo. Yves Rwasamanzi umutozo wa Marine ati musifuzi Aline ibyo yakoze ni ibintu yashyize mu bushishozi Imana izabimuhembere. Turaza kuza kubiganira hamwe byose hamwe habari ibitego bya equipe ya APR Football Club yaje ishyira equipe ya Marine. Rayon Sport kuri uyu munsi yagarukaga mu kibuga ni byinshi byo kuza kuganira kuri no mukiro inganya na equipe ya Tenseri igitego kimwe kuri kimwe. Bekeni bari bamara ati se Bekeni abantu bavuga ko ushaje imeze bite? Nubuye butumwa hereza abakunzi ba equipe ya Rayon Sport ati muzaza mwikandagira ni muzaza Rubavu muje gutoragura amanota. Niko byagenze equipe ya Tenseri banze igitego Rayon Sport isi kigombo. Turaza kuzoganira cyane kuri Rwanda Premier League ngiye n'abataramu gusa turaza gorukane Inyagatare Sunrise ku munsi w'ejo yagarukaga mu kibuga cyane na equipe ya UR 2-2 bituma Sunrise yongera gushimangira ko ifite umwanya wa mbere amanota 41 Sinajane yakona amanota 40. Sunrise biragaragara ko nyine playoff